kubatanze igihe cyanyu mwakoze kandi n'Imana yakoze kubaha ubuzima n'ubushake izina ryayo rihabwa icyubahiro. Tumaze kwiga byinshi ariko reka dusenge dukomeze ibindi byinshi. Turagushimye data wa twese, uburinzi bwawe butangaje budukundiye kubaho ubihererwe icyubahiro. Uzi bikwiriye kuri twese, inzira binyuza mu biduha urazifite, uduha imitima ibyakira tubishimire izina ryawe. Tumaze kwiga tugiye kwiga, uduhe kumva no gusobanukirwa, uduhe kwakira ubushake bwawe no kukumvira, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gukurikiranira hamwe icyigisho tugiye kwiga n'ubundi gifite amashami abiri. Ni ukubaka urugo rwiza ariko ugoraba ari umuryango mwiza kandi muzima. Nicyo turiwe tugendereye, kubaka urugo rwiza. Kubakurikiranira hafi ushobora kutamenya neza iyo birengurira. Muri Yeremiya 3:14-15 abati nzabakuramwo umwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyane Siyoni. Nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Abungeri bafite umutima nk'uw'Imana, icyo baragize itorero ni ukuriragiza ubwenge no kumenya. Ariko mu gushimwa, aho dushimirwa naho dutuye no mu ngo zacu. Ibyo niyo mpamvu aho nzabakuramwo umwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyane i Siyoni. Muri Maraki 2 Imana yashatse ko umugabo agira umugore umwe. Yavuga ati naremye umwe nubwo nari mfite umwuka usagutse. Ni nkaho ari kuvuga ati nari kurema umugabo umwe nkashyumuha n'abagore 1000 kugira ngo bagwire vuba. Arahunga ari gushaka urubyaro gubaha Imana. Aho na Maraki 2:14. Mu Efeso 5:22 hatubwira inshingano umugore afite ku mugabo n'inshingano umugabo afite ku mugore. Umugore arabwirwa ngo bagore mugandukira abagabo banyu, nicyo bita submission, ni ugukorana ubushake itegeko ryiza uhawe n'umugabo wawe. Ntabwo tuvuze ko azaguha itegeko ribi uzaryumvira, ahubwo ni ukugandukira iryiza guhaye. Nawe iryo ryiza akaba atari n'ahandi rihashye kiretse mu kumvira Imana, kuko umugabo mwiza n'ubundi aba ari uwubaha Imana. Noneho umugabo nawe yarabwiye ngo kandi bagabo namwe mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero. Ntabwo ari gukunda uburanga, ahubwo Kristo yakunze itorero itari ryaba ryiza, ahubwo umugambi we ni ukurigira ryiza. Ubwo rero umugabo wese akwiriye guharanira gutuma umugore waba mwiza kuruta kumukunda ngo nabe mwiza mbere ataramugira mwiza. Icyo nacyo kirakenewe cyane. Muri Maraki 4 Imana 5 ivuga ngo nzohereza Eliya nuza umunsi mukomeye kandi utaraza. Umunsi w'Uwiteka ukomeye utaraza ni uzasanga imitima y'abana n'iyabase. Ubutumwa buheruka burongera bukanavuga ibirebana n'icyatuma ababyeyi n'abana basabana. Ijambo gusabana burya ni ukumvikana, ni ugushobokana, ni ukwerekeza hamwe, ni ugukunda bimwe, ni ukugira icyiyumviro n'icyerekezo kimwe. Ubwo rero ubutumwa umwe kubugira nk'ubworoshye nicyo gituma tudasiga umuryango. Kugira ngo umuryango abe ari mwiza byanze bikunze, turavuga uyu munsi nubwo haba hari ibintu byinshi ariko haba hari ibyo byateguwe uwo munsi. Turavuga ku ngingo 10 zituma umuryango uba mwiza kuko ari ukubaka urugo rwiza. Wabisoma utari wajya kure cyane, wenda hari mbanze nsoma igitabo cyitwa Urugo rwa Kristo, page ya 15 harimo aya magambo ngiye gusoma. Page ya 15 igira iti, ni amagambo agiye aba menshi ariko umuntu akuramo make. Le foyer est cœur de toute activité. Burya urugo ni umutima wa buri gikorwa cyose. Kuvuga ko ari umutima ni ubundi buryo bwo gutuma ko ibigera mu mubiri byose binyura mu maraso. Ubanza kubirya hakabigogora, igogora rigashyira amaraso mu mutima, mu mwijima ukabishyira mu mutima, umutima ukawohereza mu mubiri. Ubwo bivuze neza ngo noneho urugo nagwo rutuma amahirwe yose, ibyiza byose byo mu muryango niho bigera ahantu. Urugo ni umutima w'imikorere yose. La société est composée de familles. Burya rubanda cyangwa se abaturage rugizwe n'imiryango. Et cela c'est qu'en feront le chef de ces premières. Ariko bigera mu biterwa n'icyo abaruyoboye bagize, abatware le chef, ubwo n'umugabo n'umugore. C'est de quelque procède les sources de la vie.
cyakora mu mutima niho soko y'ubugingo, niho hari isoko y'ubugingo. Et le cœur de la société, de l'église et de la nation, c'est la famille. Kandi umutima wa rubanda, umutima w'itorero, umutima w'igihugu cyangwa se ishyanga ni umuryango. Ubwo bivuze neza ngo umuryango mwiza egara igihugu cyiza, umuryango mwiza egara itorero ryiza, umuryango mwiza egara umubano mwiza wa rubanda. Ubwo bivuze ngo iyo bipfiriye mu rugo biba bipfuye no mu muturano, biba bipfuye no mu itorero, biba bipfuye no mu gihugu. Niyo mpamvu kongera kwerekeza amaso yacu mu gutunganya umuryango biba bivuze ngo gutunganyije ahantu hagari cyane. Le bien-être de la société, le progrès de l'église, la prospérité de l'État dépendent des influences familiales. Kumererwa neza kw'abaturanyi, guterambere kw'itorero, ubukungu bw'igihugu bishingiye ku buzima bw'umuryango. Bango warareze neza, umwana akiga amashuri akayarangiza, yakwiga akagira imico itabeshya, itari igira ubunebwe, itiba kandi itisuzugura. Umuntu nk'uyu nguyu umujyanye ngo najye abe ministre, umujyanye ngo nabe ministre w'ububanyi n'amahanga, umubwiye ngo najye ahagarara igihugu mu kindi gihugu, ari ambassadeur, ageze ntabwo yagira ubwoba, ntiyahendwa ubwenge, ntiyakwiba, ntiyatukisha igihugu ahagarariye, kandi ntiyagishyira mu kaga. Bivuga ngo niba mubona abantu bakirenganya ibihugu byabo, abandi bakabikenesha, abandi bakabyiba, byatewe nuko byapfiriye mu muryango. Niba mubona amatorero abereyeho kunyunyuza abizera nuko byapfiriye mu muryango. Niba mubona abaturanyi bangana ubwo nuko byapfiriye mu muryango. Burya gutunganya igihugu, gutunganya itorero, gutunganya isi, gutunganya umubano w'abaturage ni ugutunganya umuryango. Le foyer devrait correspondre à tout ce qu'il se implique. Buri muryango wose urugo rugomba kuzuza ibisabwa bya bindi bigize umuryango. Devrait être un coin de ciel sédateur. Umuntu wese agomba guharanira ko urugo rwe ruhinduka irembo ry'ijuru mu isi. Un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement réforées. Imuhira ni naho kwitanaho cyangwa se gukundana, kuzirikanana bikwiriye kwimenyerezwa aho guhora bikumirwa cyangwa se bikigizwayo. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour. Umunezero w'umuryango ushingiye mu kwimenyereza kwa magirirane k'urwo rukundo. Iyo abantu mu muryango bagize urukundo rwa magirirane, umwe adakenera gukundwa undi atamukunze, ngo wakundwa ariko ye gukunda, oya ahabwa ariko ye gutanga, yubahwa ariko ye kubaha, abwirwe neza ariko ye kuvuga neza, azirikanwa ariko ye kuzirikana, anezezwa ariko ye kunezeza, ntabwo umunezero waboneka mu muryango. Ahubwo iyo buri wese yumva uwo mwenda. Niyo mpamvu bavuze ngo notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour. Umunezero wacu mu muryango ushingiye mu kwimenyereza ubwo rukundo rwa magirirane, de la sympathie, kwishimirana, et de la vraie courtoisie n'urugwiro nyakuri. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'esprit du Seigneur. Ubundi irembo ryiza ry'ijuru ni urugo ruyobowe n'umwuka w'Imana. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, ubwo ubushake bw'Imana buzaba bumaze kugaragarira mu muryango cyangwa se bukuzuzwa, les maris et la femme auront de respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Ubwo ubushake bw'Imana buzaba bumaze kuzura mu muryango, umugabo n'umugore bazubahana kandi buri wese azimenyereza gukunda mugenzi we no kumwiringira. Ngo kuko ubushake bw'ijuru burashaka ngo bubahane, bakundane kandi biringirane. Ariko bizagerwaho ariko ubushake bw'ijuru bwagezweho. Icyo rero uko ni ukubaka urugo rwiza. Aha ndatambutse ntabwo mbatinda. Kugira ngo ibibwe bigezweho, burya urugo rukeneye abarwubaka, abarugize beza kandi bazima. Abarugize beza kandi bazima. Kabiri, abarugize bafite ubwenge n'imico myiza. Bagomba kuba ari abarugize ariko bafite ubwenge kandi bafite n'imico myiza. Gatatu, bashoboye inshingano kandi bazikora neza. Burya hari abantu bashoboye ibintu ariko kubikora akabyanga. Yarangiza ubwo aba ari umuntu uzi inshingano kandi azi no kuzikora neza. Kane, bakundana kandi bumvikana. Iyo ni ingingo ya kane y'urugo rwiza. Gatanu, bakunda Imana kandi basangira icyerekezo. Gatandatu, bihangana kandi bakihanganirana. Karindwi, banyuzwe kandi badasesagura. Umunani, bisengera bagasabira n'ababo. Icyenda, banga ubujiji kandi bakunda kwigishwa. Icumi, banga ibibi kandi bakagira amakenga.
ni iby'ibintu 10 bituma abubaka urugo umugabo n'umugore ruba rwiza. Ubwo kuba rwiza si inzu nini, ntabwo kuba rwiza ari ukuryohera amaso, ahubwo ni ukuryohera umutima. Abahagenda bakanezererwa, abahatuye bakayishimira, ba nyirarwo bakarukorera neza, ntabwo ari ukureba ibigaragara bishashagirana, ntabwo ari za portaye nziza, ntabwo ari ameza meza, si amazahane agezweho, ntabwo ari imyambarire igezweho, ahubwo ni abantu bashyize hamwe kandi bumvikana. Ubwo ni rwo rwiza rukenewe. Kuri iyi ngingo ya mbere ivuze ngo abarugize beza kandi bazi Imana bazima, ni uko rimwe na rimwe hari igihe n'ubundi abantu bubaka baba batari beza n'ubundi bakarusenya, baba batari bazima n'ubundi bakabipfa. Rero ubwabyo gusa ubwo ni igihe umwe azarwara undi akamwinuba, ntamwishimire, azamugara, kamuta, yarangiza mbese muri magufi nabyo birakenewe. Ku ngingo ya kabiri ni abarugize bafite ubwenge n'imico myiza. Muri icyo gitabo cyitwa Foyer Chrétien page ya 38 hatubwira iyi ngingo yo kwitabwaho neza. Impamvu aravuze ngo éviter les erreurs qui ferment les portes. Imico myiza irakenewe cyane kuko tugomba kwirinda amafuti, kuko ayo mafuti yacu ashobora kugarira amarembo aziwacu. Ibyo umuntu uko ateye, uko avuga, uko yifata, uko asubiza, iyo bibaye bibi bituma byugarira amarembo amuganaho. Le foyer où la religion est vécue exerce son influence dans l'église et dans le voisinage. Urugo iyobokamana rishyirwa mu bikorwa rugira icyitegererezo cyiza ku itorero no ku baturanyi. Mais il arrive que certaines personnes qui se prétendent chrétiennes, hari aho bigera bavuga ko ari abakristo, entretiennent leurs voisins des difficultés rencontrées au foyer. Batuma abaturanyi babo bahora bagundira ingorane babona mu ngo zabo. Yarangiza tutiza, tuvuga neza, tugenda neza, tusubiza neza, bigatuma abantu benshi cyane bakwinuba bagagusitaraho kenshi. Elle parle de leur grief afin de s'attirer la sympathie. Hari igihe ujya gusanga umuntu akunda kuvuga ibisitaza cyangwa se ibikocora abandi, agira ngo yerekane ububi bw'abandi kugira ngo we yibwire ko akwiriye gukundwa. Oyi, ibanga ryiza kubana neza n'abaturanyi, kutabandagaza, niho ubaye utugariye amarembo. Mais c'est commettre une grave erreur que de faire part à d'autres de nos problèmes. Ni ifuti riteye ubwoba iyo mwebwe ubwanyu mukunda kuganiriza abandi ibibazo mufite. Ni umugore waganiriye n'umugabo wundi, ni umugore waganiriye n'undi mugore, ni umugabo wabwiye undi mugabo, ni umuvandimwe uri kuvuga abwira umuvandimwe we. Iyo tuba tukoze amakosa akomeye cyane, iyo tutazi kugira ibanga tugakunda kubwira abandi ibibazo dufite. En particulier lorsque nos doléances sont de pire invention, cyane cyane iyo noneho ukubiteho ko nibyo bibazo uvuga ufite ubu bihimbye bitariho. Ibyo hari igihe abantu bajya bavuga ibihimbano mu miryango, et qu'elles ne sont dit qu'à notre conduite irreligieuse et à notre caractère défectueux. Hari n'abagenda banenga abandi aho ari bo banyira amakosa, bafite imyifatire itagira iyobokamana ndetse bakaba bafite n'imico mibi. Noneho wamukosora akavuga ko umubera nabi kandi ahari ikosa rye. Ubwo bigasa naho umwana agiye guca ibigori by'abandi, yaza wamukubita akavuga ko umubyeyi mubi, akabwira abandi bana ati papa ni mubi, buriya mpora ku nkoni reka mbereka ahantu yankubise. No ariko ntahingutse yuko yamukubise avuye kwiba. Noneho hakaba n'igihe umugabo n'umugore bananirwa wamukosora umweretse kibi, aho akavuga ko azinzi ibyo azira kandi aho waramubwiye ibyo azira. Noneho ariko ntukamukubita nubwo ndi kuvuga nicyo ntukamukubita ndikosora, aho kuko baravuze ngo kamere nticibwa na reka ngo ivuna igufa ntivuna ingeso. Kubw'ibyo ce qui se prête à exposer leur grief personnel devant autrui ferait mieux de rester chez eux pour prier. Umuntu wese uzererezwa no kujya kuvuga amafuti ya mugenzi w'ahandi, ikabika imusohoye mu nzu cyangwa mu itorero, avuye mu materaniro cyangwa avuye mu itorero cyangwa avuye iwe, akagenda agiye kuvuga amafuti y'undi muntu, ibyaba byiza ahubwo ayo masaha azagira amasaha yo gusenga, ajya yisengera. Niba ikimusohoye ari ukuvuga abandi, asohotse nabi. Hepfo arakomeza ati pour soumettre leur volonté vers à Dieu, ahubwo iyo miterere mibi uzayibwira Imana.
pour se jeter sur les rochers et se briser. Uzagende maze wikubite ku rutare uvunagurike pour mourir à même. Maze ugende upfe muri wowe permettre à Jésus de faire de vases d'honneur. Maze wemerere Yesu akugire urwabya rw'icyubahiro. Un manque de courtoisie, un mouvement d'humeur, un geste de rudesse, une parole insensée peuvent suffire à tenir votre réputation et à fermer pour toujours l'accès des cœurs. Kubura urugwiro gusa byo ngino rwabyo gusa kudakera abandi ndetse imyifatire yose irimo gukariha no kuba nabi ijambo ryose ritari mu ubwenge birahagije kunyaga agaciro kawe warusanganywe bikugarira amarembo yo gutuma abantu batagushyikira. Niyo mpamvu rero imico myiza nayo irakenewe. Iyo yari ingingo ya kabiri. Bashoboye inshingano kandi bazikora neza. Muri ubu buzima bwa none ntabwo umuntu aba agiye kubaka urugo gusa ngo ajyane impagarike gusa, ahubwo ntabwo wafata isuka ngo uyirambike mu murima ngo nawe witahire, ahubwo isuka ibikeneye wowe ngo uyihingishe. Noneho abantu bashima umubyizi aho gushima isuka. Noneho umubyizi bashima umubyizi n'uwawuhinze, isuka igataha ku rutugu, yagiye ku rutugu kandi ariyo yabikoze ariko ntibimenye. Nawe iyo ugiye kubaka urugo uba ugomba kumenya neza ko ishema ryawe mu rugo rwawe ni inshingano watunganyije neza. Niyo mpamvu aha ntabwo naho ntibatinde, ntabwo ari ugukorerwa n'umukozi, ahubwo ni ugupanga neza imirimo myinshi ugakora n'umukozi agakora, bikamera nko kwa Aburahamu. Abakozi barakoraga kandi na Aburahamu agakora na Sara agakora. Ni page ya 21 y'igitabo cyitwa urugo rwa Kristo cyangwa se icyo bita foyer chrétien. Haranditse hagira hati: tandis que les parents assument des lourdes responsabilités d'assurer le bonheur et les intérêts futurs de leurs enfants, mu gihe ababyeyi bombi bakora bakikora inshingano zikomeye ari ukugira ngo bategure umunezero n'inyungu z'ahazaza h'abana babo, bakorera gushaka, si ugushaka kurya ibya none, si ugushaka kwambara none, ahubwo umubyeyi bashaka inyungu n'umunezero w'umwana we w'ahazaza. Ils ont aussi le devoir de rendre leur foyer le plus attrayant possible. Igihe ukorera hazaza heza h'umwana n'inyungu azasanga ariko uzatume ni wawe habe heza. Nuko yarangiza ati c'est infiniment plus important que d'amasser les biens et l'argent. Ibyo rero gukorera iwawe hakaba heza nabyo ni byiza guteganyiriza abana nyuma iwawe hakaba heza akuruta kubika amafaranga yonyine. Le foyer ne doit pas manquer de chaleur. L'esprit de famille devrait être maintenu vivant dans le cœur des enfants. Ni kuri urugo rwacu rugomba guhora rushyushye. Intekerezo z'umuryango, avuze ngo imitekerereze y'umuryango igomba kurangwa n'ubuzima bw'umutima w'abana cyangwa se kunda abana n'abana beza, afin qu'ils puissent se souvenir du foyer de leur enfance. Birakwiriye ko abana bawe nibazamara gukura bamaze kubaka izabo bazaye bibuka ibyiza by'iwabo. Bese nibaganira bavuga bati iwacu hari heza, twaraganiraga bese igihe umwe ari kuganurira undi ye kuganura inkuru z'imirwano z'ibihombo z'inzara, ahubwo azaganura ukuntu iwabo byari byiza. Ubwo ni uburyo bwiza bwateganyijwe. Iki ntabwo ngitindaho cyane kubera iki avuze ngo comme derrière de paix et de bonheur proche du ciel. Abana bakwiriye kuzamara gukura bari kuvuga iwabo bakavuga ati iwacu hari amahoro, hari umunezero, twari twegeranye n'ijuru. Kuko iyo tuzi inshingano yari ingingo yacu bashobora inshingano kandi bazikora neza. Noneho usomye ku ngingo ya 4 bakundana kandi bumvikana. Umugabo n'umugore bakwiriye kuba bumvikana kandi bakundana. Ni igitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu, page ya 35 mu isubi ya 2 n'iya 3. Aha ngaha abagabo n'abagore bagomba kuba ari abantu bumvikana, bakundana kandi banumvikana, atari gukorera ku bwoba, atari gukora uhishe, ahubwo uzi ko gukora icyiza kandi uzi ko na mugenzi wawe icyo cyiza cyishimiye. Quelle sera donc la matière d'enseignement au foyer? None inyigisho zo mu muryango zizabizihe? Elle est très vaste. Inyigisho zo mu muryango ziragutse. Ntabwo ari zihwanye no kwiga indirimbo gusa, si ukubabwira gusa gusenga, si amategeko 10 yo kuyasobanuramo mu kuva 20, ahubwo mu muryango harimo byinshi. Sans doute l'enseignement moral et religieux incombe plus particulièrement à la famille. Ubundi kwigisha abana gutunganya no kubigisha iyobokamana nibyo byihariye nibyo byigisho bikenewe mu muryango. Kubigisha gutunganya ibyo bashinzwe no kubigisha iyobokamana.
tukabigisha iyobokamana gusa cyangwa bigisha gutunganya gusa, ahubwo byombi bagomba kubigira bikaba nk'ukuguru kw'iburyo n'ukw'ibumoso. En tout cas, une éducation sans morale ne préparerait que des forts intelligents criminels. Nituramuka twigisha abana bacu tukabaha uburere bwo gutunganya ariko tubigisha iyobokamana, bazakura ari abahanga mu bugome. Ubwo noneho kubw'ibyo impamvu, d'autre part, sans religion, le cœur de l'homme ne saurait être incliné vers la moralité. Ariko twibuka ko n'ubundi umuntu utagira iyobokamana ntiyenda kuzatunganya ibyo ashinzwe. Noneho akuranye ubuhanga butagira iyobokamana yawe umugome, ariko n'uwamuha gutunganya atagira iyobokamana n'ubundi yabishobora. Vouloir inculquer des principes moraux sans religion, c'est vouloir créer un corps vivant sans souffle de vie. Gushakashaka gucengeza amahame yo gutunganya umuntu utagira iyobokamana ni nko kurema umubiri utagira umwuka. Ubwo kubw'ibyo ntacyo bimaze, kandi Imana mwirema imaze kurema umubiri irabona ngo usanga adafite ubugingo. Iyobokamana nibwo bugingo. Muri ubu buzima bwo gutunganya umwuka tuwuhumekera kugira ngo tubeho, n'iyobokamana rituma ngo riduhumekeramo kuba beza. La première idée que l'enfant se fait de Dieu est déterminée par ses relations avec son père et sa mère. Ubundi intambwe ya mbere umwana ateragana ku Mana ni umwanzuro wo kubana neza na se na nyina. Le premier notion qu'il reçoit d'empire sur lui-même, d'obéissance, de générosité, de véracité dépend également de sa famille. Ubundi intambwe ya mbere umwana atera ariyo igizwe n'ibi bikurikira: nko kumenya kwitegeka, kumenya kumvira, kugira ubuntu no kumenya kuri, bishingiye ku byo yabonye mu muryango. Burya ngiki ibintu abantu bakomeye bamenye neza ko kuzamenya kwitegeka, kuzamenya kumvira, kuzamenya kugira ubuntu no kumenya kuri umuntu abikura mu muryango. Aha ntabwo mpatinda kwarugura kuri iyi ngingo yonyine ubwayo yitwa bakundana kandi bumvikana, bigira icyo bimarira abana babo, bikagira icyo bimarira urugo rwabo, bikagira n'icyo bimarira hazaza heza h'abana babo mu buzima busanzwe. Ariko umwana yaravomye, ntabwo abanza kumenya Imana ahubwo abanza kumenya ababyeyi, ntabwo abanza kwigana inyandiko ahubwo yigana abamubyaye. Iby'abana nabyo buri munsi nibyo bimuhindura icyo bazaba cyo hazaza. Ku ngingo ya 5, bakunda Imana kandi basangira icyerekezo. Aho ntabwo mpatinda cyane mu gitabo n'ubundi gusangira icyerekezo, reka tubifatanye bihangana kandi bakihanganirana. Tubihuze oya, ingingo ya 5 ndayihuza n'iya 7, bakunda Imana kandi basangira icyerekezo, banyuzwe kandi badasesagura. Ibyo turabisanga mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu 224. Haranditse hagira hati: le bonheur d'un foyer dépend de l'organisation, de la coopération, de la compréhension de ses membres. Ubundi umunezero w'urugo cyangwa se w'umuryango ushingiye ku ngengamikorere isangiwe, gushyira hamwe no kwiyumvanamo. Ibyo nibyo bintu bikomeye. Niba ushaka umunezero w'urugo, ubwo byanze bikunze muzasangira ingengamikorere. 2, muzafatanya. 3, muziyumvanamo. Yarangiza umunezero w'umuryango uzaboneye. Kubera iki? Niba mubanza gupanga muti ibi birayi bizahingwa bitya, iri duka rizakora ibi, iyi nki izagera kuri ibi, urutoke ruzagira rutya, iki gitoke tuzakirika kineke, yarangiza aya mavoka turaryishami rimwe, yarangiza mbese irindi tuzaritanga, irindi tuzajyana ku isoko. Iyo gusangira ingengamikorere kandi tukemera gufatanya ngo umutwazanye n'undi twazanye bahurize hamwe, umwe ntanyuzukwe n'undi ngo anyuzukwe, yarangiza cyangwa se barya ibyumwe ibyundi bihishwe, yarangiza no kwiyumvanamo. Ijambo kwiyumvanamo hariho kumenya neza ngo umutwe wa muri esi mutuma ibi, umugongo wacitse ntibituma, ni umugore mu mihango ntabwo musaba iby'imbaraga z'abagabo. Ibyo buryo bwo gukora mwiyumvanamo niwo munezero w'umuryango. Noneho ko bw'ibyo naho bisomye n'ubundi mu gitabo cya Urugo rwa Kristo page 370, wasomamo amagambo meza kandi y'ingenzi 370. Ni amagambo abagiye akomera kandi y'ingenzi, kandi twakwifuza ko buri wese yayumva kuko turiho mu gihe gikomeye cyane. Aranditse hagira hati: à 12 ans je savais déjà ce que c'était d'économiser. Ngifite imyaka 12 nabwo nari nzi neza kuzigama icyo aricyo. Avec ma sœur j'ai appris un métier. Muri iyo myaka 12 nge ndi kumwe na mushiki wanjye twese twarize umwuga. Et bien que nous ne gagnions que 25 cents par jour,
twabonaga byo navuga ngo ni n'amafaranga 25 ku munsi. Nous arrivions à épargner une part pour l'émission. Nge nawe twajyaga twifatanya tukagira tuzigamira ivuga butumwa. Ainsi peu à peu nous sommes parvenus à mettre de côté $30. Twagiye tuzigama make kugeza ubwo twageze ku madolari 30. Ensuite lorsque nous entendîmes proclamer le message de retour imminent du Seigneur, ubwo twari tangiye kubwamaza ubutumwa buheruka bwo kugaruka kwa Yesu, et qu'un appel fut adressé pour trouver des ouvriers et des fonds. Ubwo hari hamagara bivuga ngo dukeneye abakozi n'amafaranga. Nous avons ressenti comme un privilège de pouvoir remettre les $30 à notre père. Twafashe amadolari 30. Nge na mwene mama tuyaha data. Nous lui avons demandé les employés à réquisition de traités et de brochures destinées à diffuser les messages parmi ceux qui étaient dans les ténèbres. Twaramubwiye tuti genda ushaka inyandiko za brochures zandikwe maze ubutumwa bugere ku bakiri mu mwijima. Avec l'argent que nous gagnions grâce à notre travail, bitewe n'amafaranga twungukaga bitewe n'ibyo twakoze, ma sœur et moi nous procurions de nos vêtements. Ngewe na mwene mama twajyaga twiyambika. Nous remettions les sommes à notre mère à lui disant, twajyaga dufata ya mafaranga tukayaha mama tuti, achetez-nous des vêtements de manière qu'il reste quelque chose à donner pour l'évangélisation. Tukabwira mama tuti, aya mafaranga twakoreye yajyane mu isoko tugurira imyenda ariko sigaze nayo kubwiriza ubutumwa. Aba bana bari beza cyane. Efati, elle faisait entretenir ainsi à nos esprits missionnaires. Mama yabikoze atyo akatugurira imyenda kandi akazigama nayivuga butumwa kugira ngo dukomeze dukurane umwuka w'ivuga butumwa. Pratiquer l'économie est un principe. Burya kuzigama ni ihame naryo ry'ubuzima. Ceux qui répondent favorablement aux appels destinés à soutenir l'œuvre de Dieu et à soulager les malheureux ne se montrent pas désordonnés, insouciants et négligents dans la conduite de leurs affaires. Umuntu muri we wemera gushyigikira umurimo w'Imana agatabara abakene, ntabwo yakura ari umunyakajagari, ntiyabaho atagira icyo yitaho kandi ntiyakwirengagije imyifatire irebana n'imirimo. Il veille constamment à équilibrer leur budget. Umuntu umeze atya afata neza ubutunzi bwe cyangwa se amafaranga ye ntasesagura. Pour eux, l'économie est un principe. Umuntu nguyu uzi neza ngo ibyanjye bizakorera Imana, ibyanjye bizatabara abakene, bene nkuyu ntabwo azi neza ko kuzigama ari ihame ry'ubuzima. Il considère que c'est leur devoir d'épargner afin d'exercer la libéralité. Umuntu nguyu uzi kuzigama abazi neza ko byanze bikunze intego ni ukugira ngo azabone n'icyo atanga. Umuntu uzigama kugira ngo azabirana n'ubusa, ahubwo nugira ngo azabone n'icyo atanga. Iyi ngingo iya gatanu n'iya karindwi ndazirangije. Iya gatandatu bihangana kandi bakihanganirana. Icyo ni twebwe n'abana bacu. Page 166 hatubwira ko abantu babana bagomba kwihanganirana. Hari impamvu. Dans l'union conjugale, l'intimité physique sans la communion de cœur n'est qu'une comédie. Mu birebana no kubaka urugo, gukundanisha imibiri ariko mudashyikiranye mu mutima ni urugo rw'ikinamico. Si byiza ko murara hamwe gusa ngo musangire n'ibyo mugendane n'ibyo mwicarane n'ibyo ariko imitima idahuye buri wese ari kure undi ayingwe cyangwa se amuryarya cyangwa se amukeka amababa, ntabwo byaba ari byiza. Iyo mpamvu baravuze ngo bitabaye ibyo, pour être satisfaisante elle doit être avant ser de l'esprit, tout ser de l'esprit. Ahubwo kugira ngo kubaka urugo bizanezeza abantu bakwiriye gukundanira mu mutima. Les intérêts mis en commun de deux âmes qui s'unissent, iyo inyungu muhurije hamwe muzishyize hamwe kandi imitima yanyu nayo yunzwe hamwe, voilà le seul fondement d'une vie heureuse et la seule justification des manifestations physiques de la vie. Iyo inyungu umazanye inyungu ze n'undi akazana inyungu ze mukazihuriza hamwe kandi mugamije kimwe, ngugu urufatiro rw'imibere yihiriwe, kandi ni nabyo biranga ko impagarika y'ubuzima iguwe neza. Iyo umugabo n'umugore bahurije hamwe bose basangiye kimwe kandi bakunda bimwe, bunguka kimwe, inyungu bazihuriza hamwe, umwe ahakuye ahagasoko katobotse bose bakanywaho, yarangiza ibyo ubuzima bwawe bwiza. Sans sérieux d'ordre spirituel, la vie en commun n'est qu'une source d'amertume. Niba hatabayeho iyo soko y'iby'umwuka imeze ityo yo guhuriza hamwe k'umugabo n'umugore, imibereho y'abashakanye ni isoko y'ubusharire.
particulièrement pour l'épouse cyane cyane uzagubwa nabi n'umugore qui est plus sensible et plus émotive dore ko burya abagore bakomereka vuba kandi bagasitara ubusabusa noneho kubw'ibyo niyo mpamvu abantu bakeneranye kandi bagakenera kuzuza ingingo yo kwihangana no kwihanganirana ku ngingo ya 8 bisengera bagasabira nababo ibihamya umuzingo wa 3 page 105 haranditse ngo gusenga kutwegeranya n'Imana ko mu muryango gusenga n'isoko y'ubwenge gusenga n'isoko y'imbaraga gusenga n'isoko y'amahoro gusenga n'isoko y'umunezero sabira umugabo agiye usabira umugore asigaye usabira abana bagiye ku ishuri basabire bashimira Imana batashye baganiriza amahirwe mwagize uwo munsi yo kubona ibyo kurya n'ibyo kwambara maze muri magufi kubw'ibyo buri wese afite inkeke iyo ufite inkeke yuko akaga kafata uwo washatse biharangiza ushima Imana yubonye katamufashe iyo ufite inkeke abana bawe niko bigenda iyi ngingo rero ndatambutse ngeze ku ya 9 banga ubujiji kandi bakunda kwigishwa twebwe n'abana bacu banga ubujiji ariko bagakunda no kwigishwa bitewe n'iki nuko mu migani igice cyaho cya mbere umurongo wa 5 haranditse ngo umunyabwenge atega amatwi kugira ngo umunyabwenge atega amatwi yunguka ubwenge ni ukuvuga ngo iyo umuntu akunda kwigishwa abakunda ubwenge niyo mpamvu muri iki gitabo page yacu ya 89 harimo aya magambo ngiye gusoma kandi nifuza ko buri wese yakumva harimo iri jambo rivuze ngo impamvu mugomba kwigishwa iki cyo ndabandi ngiye mu kindi cyerekezo gato cyane le frères ennemis c'est une situation tragique qui ont été observées et dépente depuis toujours kubona abavandimwe bangana kimaze kuba ikibazo kiciye intege mu isi birababaje kubona abavandimwe bashobora kwangana umukobwa adashaka mushiki umusaza we adashaka mushikiwe bajya gushingira umuntu akababara yavuga ngo arabijyanye yarangiza ubwo azabimara ubwo ntanze noho ntakazasigara yarangiza urwo rwango ruvuye mu muryango ni ikibazo kiteye ubwoba dans beaucoup de familles les rapports entre frères et sœurs sont des modèles d'amitié ugeze mu miryango myinshi cyane wasanga mu mimuriko y'ibiganiro by'abahungu n'abashiki n'abasaza babo usanga harimo ubucuti ubundi uburere bwiza no kubona abavukana ari inshuti kubw'ibyo umuntu wese agomba kubiharanira ariko niba sonanye kuba tarabaye inshuti ubwo namwe ntimuzaba inshuti niba bararyana ubwo namwe muzaryana birababaje kubona byanze bikunze umwana aburana n'ababyeyi baburana n'abana babo ukabona abavandimwe baryana ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda la place de qu'occupe les enfants de la naissance joue à cet égard un rôle important uko bagiye bavukana nabyo bifite akamaro gahagije cyangwa se kingenzi kenese maintenant notre enfant et notre un vrai drame se déroule hari abana bavuka maze umwe yavuka undi ntambara zikarota kavuga ati ko biri kose ninge bari basigaye bazana imineke n'ubuki none aravutse niwe babihaye ninge wicara ku biro bya mama none niwe utangiye agatafate ngo niwe mwana we ngo nigire ntamukandagira yarangiza agatangira kwanga mwene nyina rero iyo wanze mwene nyoko yavutse ntabwo yakura ngo umunezerwe niyo mpamvu ababyeyi bagomba kureba kure ukavuga uti aba bana bazasangira cyangwa bazaryana bazafungishanya cyangwa bazagabana barangiza byanze bikunze bazaburana cyangwa bazafashanya bityo ukabireba hakiri kare kuko kwishyiga niho barebera abana n'imiterere yabo iyi ngingo rero mujye mwiga neza munabimenye iyo mpamvu banga ubujiji kandi bakunda no kwigishwa mujye mumenya neza mugenzura abana banyu hakiri kare kugira ngo nibura murebe ko icyerekezo cyabo kizaba cyiza kuruta ko hari n'igihe uzayakubona ukabona umwe abaye bose undi akabura akazi akanegwa no kumubwira ngo bantu kuruga nibura basi undindire nzanguhemba menshi buri umwana wa mama yarangiza akagira imodoka akanga kuyimuhanga yitware kandi abizi akazigira akanga kumwigisha ngo nawe nayimenye yarangiza ubwo buvandimwe bungana gutyo turamutse twize neza tukamenya neza ko ijuru rito rihera mu rugo tukamenya ko abavandimwe bakwiriye gukundana tukamenya neza tugacyaha umwuka w'umwiryane mu bana tukanga ko bazakora ngo barwane ibyo niho buryo twaba dukunze kwigishwa nta mahirwe yabarimo ku ngingo ya 10 banga ibibi kandi bagira n'amakenga ibyo nitwebwe n'abana bacu ugasoma ndetse ndabanza nsoma urwo rwa Kristo page ya 79 ubwiza ingingo ndabanzirangije ngiye kujya mu by'ubuzima kugira ngo nibura abantu benshi cyane baje bamenya igisabwa n'igishako dans bien de famille
on ne trouve pas cette politesse chrétienne. Ugiye mu miryango myinshi ubona nta kinyabupfura cya Kristo gihari. Cette vraie courtoisie ubona nta rugwiro rurimo. Cette différence et ce respect mutuel ntabwo ubona bubahanye ngo bahana agaciro qui contribue à préparer leurs membres au mariage et à fonder le foyer heureux. Ubona batazi no gutegura abana babo ukuntu bazarema ingo zihiriwe kandi nziza. Yarangiza ugasanga ko niba nta rugwiro, niba nta kinyabupfura umwana yabonye mu rugo, ukabona nta gushyira hamwe, icyo bise ngo ni respect mutuel, ukabona bose bahanye agaciro, yarangiza se ubahanye. La patience, la bonté, la douce courtoisie, kwihangana, ubugira neza, ndetse n'urugwiro rurimo gushingiriza, la sympathie, l'amour, maze kugirirana impuhwe no gukundana, se suffisent des paroles dures, ahubwo mu mwanya wabyo ukabona hari amagambo akomeretsa, des idées choquantes, umuntu agakora undi bimukomeretsa, un esprit de critique, ugasanga ahubwo muri wa muryango harimo umwuka wo kunegurana, et de domination n'igitugu. Byari bibi cyane. Mujye mugenzura murebe ngo umwana yibwira undi nabi, umugore yibwira umugabo nabi, umugabo yikomeretsa umugore we, muyibwirana amagambo mabi, bijya banegurana ngo umuntu yumva hanga yagiye kunegura mwene nyina munegurira umuturanyi. Byaba ari ikosa rikomeye cyane. Ibyo bigomba kugwanwa cyane. Hepfo arakomera ati ndetse n'igitugu kikavaho. Ari gunenga ni mwene nyoko kandi unengera yuhanda avuga ati uyu nenga mwene nyina ngewe nangeraho no azaba n'ugusesa nk'inko kigeze mu bishingwe. Il arrive fréquemment que les candidats au mariage aient très peu d'occasion de faire réciproquement connaissance de leurs habitudes. Hari aho bigera umuntu agashyingiranwa n'undi ariko bagashyingiranwa batarigeze babona akanya ko kumenyana bihagije. Et de leurs dispositions batazi akamenyero kabo, batazi imiterere yabo, de sorte que parvenir au jour de la bénédiction nuptiale. Ko nibagera ku munsi wo gushyingirwa, ils sont vraiment des étrangers. Bagashyingiranwa ari amahanga bataziranye na gato. Les pour l'autre bose bakunda bataziranye na gato en ce qui concerne la vie quotidienne, batazi ibyo buri wese ashoboye mu buzima bwa buri munsi. Tuzi nibazi guhinga, tuzi nibazi kubagara, tuzi nibazi gukoropa, tuzi nibazi kumesa, tuzi nibazi kuvuga neza, tuzi nibazi guteka, tuzi nibazi kugabura, tuzi nibazi gusasa, yarangiza tuzi nibazi kubaka inzu, tuzi nibazi guhaha, tuzi ko niba asubiza mwarahuye gusa byo ngiro bwabyo gusa usa n'umuntu. Nasomye mu gitabo kimwe cy'ibita les différents inséparables. Umuhungu umwe yagiye kurambagiza birangije abwira abagenzi bati narambagije nanyuze mu bakobwa igihumbi mbura mwonshima. Maze birangije amubwira ati rero byatewe nikosa wari ufite kubona mu bandi igihumbi ukabura ushima, kiretse buri waguha Imana ngo ari urambagiza niho mu bantu nta n'umwe uzabona mwiza. Urukumva kubwo byanze bikunze umuntu wese ujya kubaka urugo abagomba kumenya neza ko uwashaka afite icyabura ariko afite n'ikiza afite, kandi nawe ufite icyubura kandi ukagira n'ikiza ufite. Nimuhura ikiza cyawe n'icyuzuzanya n'ikiza cye muzaba beza bikomeye, ariko ikibi cyawe uzabubonye uko kurangira mushyize hamwe kubwira ati kiniki ntabwo ari cyiza, ubone noneho umuntu utagukenga ahubwo akubwire ngo yinenge nimbi. Ubundi umuntu gukunda akunda ibyiza byawe akanga inenge yawe ariko nta kwandagaza. Noneho kubw'ibyo impamvu dans un grand nombre de cas on découvre trop tard, maze benshi bakazashyingiranwa bakazasanga bakamenya ibyo babura igihe cyararenze, qu'on n'est pas fait d'un jour l'un pour l'autre, maze bakabura ibyo bakorerana, et c'est une on pour les résultats inivimaraires. Uko kuzamenya nimpitagihe bituma abantu bagira ubuzima bugushirisha bw'abashakanye. Il arrive aussi fréquemment que l'épouse et les enfants souffrent de l'endurance et de l'incapacité ou des habitudes vicieuses du mari et du père. Arega hari aho umugore n'abana be bahura n'ingaruka yo kuba uyu mugore yarasanze umugabo w'umunenganenzi utagira icyo ashoboye umenyereye ibibi gusa, maze umugore n'abana bakazahura n'ingorane bitewe n'iki. Byuka mu gitondo akazerera agakunda aho turadiyo turi nguwo mu makarita no mu bisoro, yarangiza ikibuguzo, yarangiza ugasanga naho hari gusa yajya gutanga umbe nta byahiye kandi nta byo yasize. Ibyo bantu mutwumva mwumva impamvu umugabo agomba kumenya neza ko ari we murima bahingamwo bagasaruramwo
kurya kunywa kwambara kwiga kuryama neza ntabwo abavuze ngo ngiye gushaka umugore uzabimfasha ahubwo mbagiye uzabikora ahubwo ngiye kumushaka umugore uzabimfasha ntibimfiremo kubw'ibyo epati de mariage mal assorti ont inondé le monde contemporain de misère et de péché amakwe mabi gushyingiranwa kubi niko kujuje isi ya none ubuhanya n'ibyaho gushyingirwa nabi ushingiwe udashoboye udagira icyo ashoboye utagira icyazi ngibyo ikibazo ngo ariko cyane cyane ingo nyinshi cyane zishwe no kusanga abagabo no gusangana k'umugore usanga umugabo w'umunenganenzi utagira icyo ashoboye wamenyereye ibibi ibyo noho burya bigaragara nkuko buriya ku isi mu ngabo hari y'abagore ariko abagabo nibo benshi burya mu butegetsi nibyo hariyo ariko abagabo nibo benshi burya mu gishanga bahinga abagore nabo babayo ariko abagabo nibo benshi burya mu bashoferi abagabo nibo benshi yarangiza mu babaza ibiti mu mashyamba abagabo nibo benshi bigaragara neza ko ikivi kinini cyane cyo ku isi kuko Imana yabwiye Adamu ngo n'ubundi uzarya umutsima wiyushye akuye ariko Eva yarabwiwe ngo uzabyara urushye ubwo bakitangira kugwa mu cyaha n'ubundi umwe yahawe inshingano ze bwite umugore azababazwa no kubyara umugabo ababazwa no kubona umutsima ubwo umuntu aba agomba kubyumva neza umuhungu agahaguruka akamenya neza ngo ninjye bazarya ninjye bazanywa ninjye bazambara ninjye bazagenderaho yarangiza akabyumva bitabaye ibyo ingo z'abantu les disputes sur les questions insignifiantes suscitent de l'amertume gupfa bidashyitse impaka zihagurukijwe n'akadashyitse zibyara gusharirana les intelligences et les querelles apportent au foyer un malheur indescriptible ati kubura ubwenge no kuba umunyamahane bibyara ubuzima bugoye et par brutalement ce qui devrait unir un lien d'amour maze kubura ubwenge n'amahane kubura ubwenge no kugira amahane bibyara kutumvikana bigatandukanya abantu imburagihe bitewe nuko nta rukundo rubunze ngiyo ingingo iyo twashaka ngo nibura buri wese agerageze kumva neza ndetse kuri izi ngingo 10 tugeze ku ya 10 ngiye gusozereza ku rugo kuri twebwe n'abana bacu page ya 21 hatubwira aya magambo agira ati ku bantu bagisoma bagifite haranditsemo amagambo ngo tous les sentiments de confiance d'amour de respect que les tiédeurs du foyer fait spontanément éclore s'unissent ainsi pour aider les enfants l'enfant à prendre dès son plus jeune âge les habitudes les plus salutaires de docilité de droiture et de confiance umwana amarangamutima yo kwiringirana kwa se na nyina no gukundana kwa se na nyina no kubana kwa se na nyina ariko kugwanya akazuyaze mu rugo ibi bintu birwanya akazuyaze umwana akiri muto niho akura akamenyero ko kumvira gutunganya n'umutima wiyumvisha kumvira gutunganya n'umutima wiyumvisha umwana bikomora kukuntu yabonye se na nyina biringirana bakundana kandi bahanya agaciro aho niho umwana yigira gutungana na famille place page ya 22 abango vous le voyez écrit à ce sujet uyu muntu nawe yaranditse kuri iyi ngingo aravuga ati le problème de l'éducation dans la famille revient à ceci ubundi kibazo cy'uburezi mu muryango kigaruka kuri iyi ngingo il faut que les parents soient eux-mêmes riches de beaux sentiments riches de volonté et riches de jugement pour que ces qualités en rayonnant de éclairent et réchauffent leurs enfants burya bisaba ngo umubyeyi ababyeyi bombi babe bakungahaye mu marangamutima meza babe bakungahaye mu bushake bwiza bafite ukungahaye mu bugenzuzi bwiza kugira ngo umwana nabireba murikirwe nuko nibyo bizatera umwana gushyuha amarangamutima meza ubushake bwiza ubugenzuzi bwiza nibyo umwana azareba yarangiza akabarezwa neza kubwibyo il faut que les enfants reçoivent cette chaleur comme la plante reçoit le soleil umwana kwiriye kureba ubwo akareba ubwo bushyuhe bumeze gutyo gukunda ababyeyi be bishimiranye akabwakira nkuko imyaka yakira izuba
nguko uko bisabwa. Noneho c'est ngo et alors spontanément leur propre sentiment s'affineront. Ubwo niho n'imiterere y'umwana myiza izatangira gutungana. Leur volonté s'affermira, bazagira ubushake bushikamye. Leur jugement deviendra toujours plus clair et plus juste. Umwana wakuriye bene aha no muri ibi bintu ngibi, icyitegererezo yabonye ari cyase na nyina uko babanye, azagenda arushaho kuba mwiza. C'est simple, très simple en apparence, c'est pourtant difficile. Icyakora kumvikana, gushyira hamwe, kwiyumvanamo, ubushake bwiza, amarangamutima meza ku mugabo n'umugore. Uri kubivuga utya kumva byoroshye, ariko kubigeraho n'intambara. Ubwibyo car cela ne suppose rien de moins que de la transformation du caractère des parents. Ibi nta kindi cyatuma umuntu abigeraho keretse guhinduka kw'imico kw'ababyeyi. Avant de songer à faire l'éducation de nos enfants, mbere y'uko utekereza kurera abana bawe, il faut que chacun de nous fasse sa propre éducation dans la mesure du possible. Mbere y'uko utangambirira kurera abana bawe, banza wirere ukosora hashoboka hose. Kugira kuko umwana azareka kumva ibyo uvuga ahubwo areba ibyo ukora. Azareka kumva inama zawe ahubwo areba uko wifata. Ubwo ari wazagenzura rero kosora azakosoka. Rero izi ngingo 10 twarebye: kubaka urugo rwiza, abarugize beza kandi bazima, abarugize bafite ubwenge n'imico myiza, bashoboye inshingano kandi bazikora neza, bakundana kandi bumvikana, bakunda Imana kandi basangira icyerekezo, bakihangana kandi bakihanganirana, banyuzwe kandi badasesagura, bisengera bagasabira n'ababo, banga ubujiji kandi bakunda no kwigishwa, banga ibibi kandi bagira n'amakenga. Ibyo ni urwo rwiza. Rero tugiye ku ntambwe y'ubuzima. Biriya byose kandi mvuze byatanga ubuzima. Umutima unezerewe n'umuti mwiza. Kubw'ibyo kubera iki? Impamvu iyo dufite amahoro yo mu mutima, kuko umutima unezerewe ari umuti mwiza, numvishe nshaka gusoma mu gitabo cyitwa Gardez votre cerveau jeune, cyangwa se rinda ubwonko bwawe bukomeze buhorane itoto, cyangwa se buhorane ubuto. Nashatse gusomamwo ibintu. Umutwe w'umuntu bagerageje kubumbamwo ibintu bitanu. Hari icyo bita navuga ngo ni lobe occipitale, parietale, frontale, temporale. Bityo bagerageje kubivuga mu buryo bwinshi. Ariko icyo ndi bwiteho cyane ni ingingo ndavugamo bine gusa byonyine ubwabyo. Le cortex cérébral se divise en 4 lobes. Uyu mutwe wacu muri kureba ugizwe n'imigabane ine. Iyo migabane ine ndibwiteho cyane, nanze kwirirwa ninjira hasi cyane. Le lobe frontale, hano imbere, aha muri cyo bita front, hano hagana imbere, kuva mbese mu gahanga ugana mu gitwariro, aho bita mu gihorihori benshi no hirya, bavuze ngo responsable de raisonnement, de la planification, de la parole, de langage, de mouvement, des émotions et de la résolution des problèmes. Ubu bwonko bw'imbere nibwo iyo ari buzima umuntu aratekereza neza, akagira igenamigambi ryiza, akavuga neza, akagira imvugo nziza, akagira amagambo meza n'imvugo nziza, akinyagambura bihagije, kandi akagira amarangamutima meza, kandi agakemura ibibazo bitagoranye. Iyo buno bwonko bw'imbere gusa bumeze neza. Noneho kubw'ibyo rero bisaba rero kubera iki? Impamvu ndabisubiramo. Aha ngaho ubwonko bw'imbere niho hashinzwe gutekereza, niho hashinzwe gupanga, niho hashinzwe kuvuga, niho hashinzwe imvugo, niho hagenga kwinyagambura, niho hagenga ibishyika, kandi niho hakemura ibibazo. Aho hantu niho Paulo yavuze ngo ninde wankiza uyu mumento y'urupfu, yanshaka gukora ibyiza. Imbere hasi uwo n'umutwe n'umugabane wa mbere. Lobe parietale, responsable de mouvement, de l'orientation, de la connaissance et de la perception des stimuli. Umugabane wa kabiri wo hejuru mu gitwariro usa n'ugana mu gatwe k'inyuma, aho bita parietale, aravuze ngo niho hashinzwe kwinyagamba. Iyo umuntu agenda mu nzira ntahushwe kandi ntasusumire, biba bitewe n'aho hantu haba hateretse neza. Yarangiza kuba hateretse neza, niho umuntu yinyagambure, niho haguha icyerekezo, kandi niho haguha kumenya, ndetse hakakangura ibyo nakwita ngo ni amarangamutima. Impamvu niba ngo wumvishije ihoni inyuma yawe, ntabwo ujya ugira amatsiko yo kureba. Iyo wumvise ryagusatiriye uhera kugasimbuka, aho niho hakubwira ngo simbuka kaga karaje. Kubw'ibyo aho harakenewe cyane. Ku ngingo ya gatatu, lobe occipitale, niho handi inyuma hagana mu gatwe k'inyuma, haravuze ngo
responsable de la vision aho niho hashinzwe kureba neza ubwo kano gatwe k'inyuma kagana mu inogo niko bamwe bavuga abandi bakahita mu irugu yarangiza hatuma umuntu ashobora kureba neza ku ngingo ya kane y'ubwonko lobe temporale responsable de la perception de la reconnaissance de l'audition de la mémoire et de langage kandi aha naho handi aho bise temporale ubwo ninke ugereranyije neza ninko hejuru y'amatwi yombi yarangiza aravuze ngo hatuma umuntu atahura ubwo bazi imibare naho babimenyera kwibukiriza neza no kumenya ibintu neza no gusobanukirwa naho biri kumva neza naho biri kwibuka byo bita memoire naho biri no kuvuga hari abantu bazi ibintu ariko kubivuga bikamunanira ariko umubwiye ngo yandike yandika neza yarangiza ugasanga ibyo ubu bwonko rero kubera ikintu nashatse ko tubiganiraho L'ethalamise agit comme centre de traitement des informations noneho imbere harimo imvubura ariko hari ingingo ebyiri yitwa thalamise n'iyitwa hypophyse zisa n'izifatanyeho gato cyane izi mvubura zombi zatumye nshaka kuzitekerezaho kandi ngo nzajya no ku muti navuze ngo l'ethalamise agit comme centre de traitement des informations sensorielles qui pénètre dans le cerveau muri za nzira z'ubwenge amatwi amaso amazuru ururimi ndetse n'uruhu iyo bijyanye amakuru icyambere kibwakira kandi kikayayungurura niyo bita thalamise tous les renseignements recueillis par nos sens amakuru yose yataswe tukayakira binyuriye mu nzira z'ubwenge bwacu qui nous permettent de percevoir notre environnement kuko ari nabyo bidushoboza kwitegereza ahatuzengurutse empreinte cette voie yarangiza nibyo bitwikire cyangwa se bigose iyo nzira la moelle épinière transporte des signaux et des neurones ni birebire cyane navuga ko ari birebire cyane cyane ngereyo ibyo n'imyakura yifashisha aho yarangiza ikagera ku rugero rukwiriye mu ngingo ngufi cyane nashatse ko dutekereza umubiri wacu uremetse neza kandi Imana yarawupangiye neza Imana iwuteganyiriza neza umugambi wo kwiga muri Petero ya kabiri igice cya mbere 5 kugeza aravuze ngo ingeso nziza nimuzongereho kwizera nimukongeraho ingeso nziza maze ingeso nziza muzongereho kumenya naho mukongeraho kwirinda mukongeraho kwihangana ntabwo Imana yigeze ikeneye ko umuntu atamenya ahubwo umuntu akeneye kumenya niyo mpamvu dukeneye kunywa wenda ndavuga ku bintu bike cyane ndavuga ku birebana no amazi cyamaze n'ukuntu umuntu yoza umubiri yawurwaye byo bita detox yarangiza nyuma ndavuga kuri diabete mvuge n'umubiri w'umwinanirwe ibyo impamvu tunywa amazi bifite impamvu yo kunywa amazi ariko hari impamvu ituma tuyanywa usomye neza ugasoma witonze buvez suffisamment d'eau pour favoriser le processus de détoxication dans le foie, rere, la peau et le corps. Yunywa amazi ahagije kugira ngo ubone ukuntu woza umwijima wawe, woza impyiko zawe, woza uruhu rwawe, woze n'amara yawe. Ubwo niko kamaro ko kunywa amazi. Iyo ukora bouger, l'exercice physique ne stimule seulement le cerveau, mais également notre système lymphatique. Voie de drainage importante qui a besoin de contractions musculaires pour excréter les toxines. Ukeneye no kujya winyagambura ugenda terura hinga kora ikoriri mbese yo guhora wicaye hamwe nk'intebe byarangiza bizagushoboza gukangura ubwonko bwawe maze ubwonko bwawe buzakangura amaraso yawe n'abasirikari bawe bizatangira uburyo bw'icyo gukora gukonoza ku bantu babonye aho bahinga ibyayi harimo umuferege munini cyane uhuriramo n'uduferege duto uwo muferege bawita mukonozi babikore barukora icyo bita drainage kubize ibirebana n'ubuhinzi barabizi n'uburyo bwo kwamura ibishanga umuntu nawe gukora bihwanye no kurema uwo muferege witwa mukonozi kugira ngo iyo ukoze amaraso agashyuha bituma imyanda yawe isohoka yarangiza ikagenda igasohoka ikajya hanze kubw'ibyo jinywa amazi kandi ibinyagambure birakenewe mu buzima bwawe noneho abantu bafite diabete bakeneye mu gitabo cyitwa byo bita
sante par le boisson page yacyo ya 184 harimo aya magambo atubwira ngo le diabète de type 1 certains fruits peuvent réduire les besoins en médicaments antidiabétiques. Hari amoko y'imbuto yafasha mu kugabanya imiti umuntu akoresha kwa muganga. Simvuze ngo uyireke igihe cyose wageze ku rugero kuyifata, ariko hari uburyo bwo gutuma buri munsi atari yo yuzura amaraso ahubwo hakuzuramo n'ibindi by'ingenzi. Ibyo washyiramo ni nka umwembe utanetse cyane ndetse na avoka. Umwembe utanetse cyane na avoka iyo bisewe bikavangwa n'amata y'icyo bita amande, iyo bita abandi bita almond, aragurishwa. Ushobora nawe kuyikorera useye ugateka. Ifu zayo wazibona mu bihugu byateye imbere. Hari aho wabibona muri za alimentation ukabona iyo bita almond cyangwa se abandi bita amande. Yarangiza amata yayo iyo uyavanze haravuze ngo enanti propriété dore icyo bigize ibyo bintu uko ari bitatu. Wa mwembe utanetse cyane na avoka nayo mata y'avoka ya nayo mata y'amande antidiabétique bubwayo utarayirwara n'urukingo utaragwara diabete. Diminire cholesterol, iki kinyobwa cyagabanya ikinure cyangwa se amavuta y'ubwoko bubi. Nutritive, ubinyoye abariye neza. Protège les artères, ubinyoye abarinze imitsi ye. Antioxydant, n'urukingo ku mugese w'umubiri, bivuze ngo harimo vitamine A, vitamine C na vitamine E byatuma umuntu atagwara umugese. Alcalinizante byatuma amaraso yacu adasharira kandi tukagira za calcium nziza. Ibyo birahagije. Icyo gihe n'umwembe umwe gusufata ugafata ya tase ya mata ya amande, yarangiza ugafata avoka imwe yo mu rugero rwiza itari nini cyane, yarangiza ukabihuza, yarangiza ubwo useye za mbuto zombi wabanje kuzizoza no kuzitunganya, ushyizemo ya mata bari yahinduka amazi, ubunyoye icyo gikombe, yarangiza ntabwo uzabinywa buri munsi, ariko birakenewe ko nibura n'urukingo rwa diabete ukaba kandi n'ibyo bintu waba ubikoze neza. Hari abantu benshi bafite icyo bita allergie. Bari yamuvaha akarwara, imvura yamunyagira akarwara, umukungugu watambuka akabarwaye, ibyo kurya runaka ngo byamugoye nabi. Ufata mandarine 3, yarangiza ufata inanasi uyice mu tuziga, ukuremo ufateho utuziga 2, ufate na pome imwe. Ni muri iki gitabo page 225 ndetse na 4. Haravuze ngo le jus de fruits en tant qu'aliment naturel, imbuto, umutobe w'imbuto nk'ikiribwa karemano bise cyaremwe n'Imana, joue un rôle important dans la prévention de l'allergie. Biri mu bintu bikingira izo ndwara za allergie. Abantu kubera iki? Anti-allergique, anti-inflammatoire, antioxydant. Ibi bintu ko ari bitatu, ubwo ni mandarine 3, ni inanasi utuviringo 3 byo bitarondera, wayikasa utuviringo ukuramo 2, yarangiza ufata pome imwe ukoza umutobe wabyo. Uyu mutobe wabyo wonyine ubwayo gusa aravuze ngo bizagenda bye kuzura ikirahuri. Umutobe wabyo ntabwo wakuzura ikirahuri, ariko uzaba utumye indwara zigufata akantu kose kwandura ubusabusa bicurane ngibyo barakwanduje, ntuyugera hameze harya, iyo hageze urarwara. Yarangiza barakubwira ngo byakubuza indwara zo guhora ubyimbagirana, indwara z'umuriro, zarangiza umugese, byayibuza les cas d'allergie augmente constamment. Biragenda byiyongera kwiza indwara zitwa allergie zikomeje kwiyongera. La grande variété de substances chimiques étrangères à notre organisme avec lesquelles nous sommes en contact à chaque jour ajoute à l'excès de propreté et de désinfection au sein de nos foyers peut favoriser les allergies. Ya miti yo kwa muganga ihoraho, kwa guhorana abantu bahorana imiti yo kwa muganga, yasukuye indenga kamere y'ibintu dupompa mu mazu yacu, ya mavuta twisiga ya buri kanya, ibyo byose bishobora kuba intandaro yo kumira alimentation artificielle comme les hamburgers, les autres formes de nourriture riche en viande traitée et graisse favorise aussi les allergies. Ibya biryo by'ibiremano, bya bindi by'ibihimbano abantu bingiriye bagahuza izitwa za burugure, yarangiza ukagenda ukarema ibindi byo kurya by'ibihimbano, inyama ziseye neza, yarangiza amavuta abantu bakundwakaje abumbiye mu byo kurya, byose biri mu ntandaro gutuma abantu bagwara allergie.
byaba byiza rero uzabikirite sa prévention requiert un changement de style de vie et alimentaire. Uzahindura icyerekezo kandi uhindure n'imibereho. Des fruits aussi comme que les agrumes de façon générale, cyane cyane zirambuto zo mu bwoko bwa agrume muri rusange, ubwo ni indimu, ubwo ni citron, ni orange, ubwo ni ironji, ni mandarine, ni pamplemousse, ni clementine. Ibyo byose, ibyo bintu byose, ibisacungwa, amacungwa, indimu, mandarine, ibyo byose bizaba bikenewe mu buzima byo gukingira ibyo byose. L'ananas aussi protège de l'allergie. N'inanasi ubwayo gusirinda bwa bwinanirwe bw'umubiri, tout en état anti-inflammatoire, n'urukingo rw'indwara zo guhirirana n'umuriro. Et la pomme, grâce à la quercétine qu'elle contient, la pomme ubwayo réduit la production de substances qui interviennent dans les réactions allergiques comme les histamines. Cyane cyane ku bana kuko ifite icyo bintu byo kugabanya neza bigatuma iriya bita histamine yagenewe abana nayo ibikenewe cyane. Rero aha ndatambutse ntabwo mpatinda kwa kubereka neza ko ni mandarine 3, ni nanasi itari yose, ni pome imwe, ukakoramo ikirahure kituzuye cy'umutobe wacyo kabisya. Noneho hari igihe kibaho imibiri yacu ikaba yuzuye imyanda, ukeneye icyo bita detox. Icyo bita toxine ni ibintu by'imyanda biri mu muntu, ni umubiri wananiwe, ni amazi yonyeye mabi, ni ibyo kurya bishaje, ni ibyagaze. Yarangiza byibika muri twe, ni ukurya ntukore, yarangiza imyanda ikaguheramo, ni ukurya ntiwitume, imyanda ikaguheramo. Yarangiza ibyo byose usabwa gukurikiza ibintu bikurikira. Bavuze ngo ubukeneye concombre, tomate, beterave, karoti, seleri n'amavuta yerayo. Ibi ntabwo wabisera hamwe. Uramutse ubifite wakora concombre ukanywa umutobe wayo none, ejo ugakora inanasi ukanywa umutobe wayo, ejo bundi ukanywa beterave umutobe wayo. Icyakora yo wajya kuyikora ukayitogosaho gato, ukabona ukayisya ukanywa umutobe wayo. Noneho ugafata karoti nayo ukanywa umutobe wayo, ugafata seleri ukazanywa umutobe wayo, ushyiramo amazi menshi mu kuyikora. Yarangiza ariko igihe cyose ugiye kunywa muri ya bintu byose nk'umuntu ukoza umubiri uzashyiramo erayo. Noneho kubw'ibyo byaba ari bifasha kubera iki? Aravuze ngo apere aussi kire de piratif berera kire de par excellence. Ibi bintu biramutse bifashwe neza byakwita ngo ni depire rendre pire, ni ugutuma amaraso yari mabi aba meza. Kakwa kuno umuntu amesa imyenda agashyira mu mazi menshi, yarangiza agashyira mu isabuni ihagije, yarangiza akamesa bihagije akavuguta, ni kwiba ibyo kurya bivuguta amaraso yawe, imyanda ikatakara hanze. Noneho kubw'ibyo désintoxiquer consiste à éliminer les toxines. Kubyo bita kurogora bihwanye no gukuramwo bwa burozi. Le vieillissement précoce, kandi iriya myanda itera gusaza bwangu. Et la majorité des maladies chroniques propres à notre époque, cyane cyane imyanda yatuma twuzura uburozi, kabiri yatuma dusaza vuba, gatatu yatuma tugwara indwara zikuranye na kino gihe, y compris les cancers sont en relation avec l'accumulation des toxines dans l'organisme. Kimwe na kanseri nayo ni intandaro ya kwa kwirundarunda kw'imyanda. Niyo mpamvu mu kugerageza kubiha agaciro tuba tugomba kumenya neza ngo uburyo bwaturinda gusaza ubusabusa, uburyo bwakoza ntitwuzure imyanda, uburyo bwatuma tutagwara indwara za kino gihe z'ubumuga, ibyo bitare maladie chronique. Yarangiza icyatuma tutagwara amakanseri. Ibyo byose bizikomoka kuri ya kwa kuzura kw'imyanda muri wowe. Bizagusaba iriya concombre, urunyanya, beterave, karoti na seleri. Nubwo wabura umwinani ukabikorera rimwe ntubikore byinshi cyane, ukamukiraho kiriya mvange yose, ariko wagira ngo umuntu ajya bikora kimwe kwacyo angwa umutwe wacyo. Ainsi donc le traitement doit commencer par une cure de désintoxication, il n'y a rien de mieux pour favoriser l'élimination des toxines que les boissons saines. Nta kindi cyoza umubiri w'umuntu kuko kunywa ibyo binyobwa byiza. Ubwo ni bwo buryo noneho uzatangira imiti wabanje gukora ibi. Niba ushaka kuvura za kanseri, niba ushaka kuvura imyijima, ariko iyi mitobe uzabanza uyikoresha. Urabona ko ubwo byafata iminsi 4 kubera iki? Ndetse ni 5 wafata concombre none, ejo ugafata urunyanya, ejo bundi ugafata beterave, ejo bundi ugafata karoti, bwawe ugafata seleri. Yarangiza izi mboga maze ukabona ugatangira imiti neza, ariko wamaze koza umubiri wawe n'amaraso yawe. Waba wigiriye neza rero.
il existe diverses modalités de variété haba n'ubundi buryo bwinshi bwo gushaka ibindi byinshi cyane byo koza kuko hari uburyo bwinshi bwo gukora icyo twakora ngo nibura tuvura imibiri yacu. Les êtres vivants se trouvent actuellement menacés par de nombreuses substances nocives pour leur santé. Abantu benshi cyane buno baguwe nabi bitewe n'ibibanduza byinshi cyane. Origine de toxine ni hehe biva rero? Aravuze ngo kugira ngo ubone ngo auto intoxication intestinale bamwe baribwa mu mara, kabiri faible production d'urine ni ukutihagarika bihagije, infection ou inflammation kugwara za infection cyangwa se kugwara indwara z'imiriro, kane alimentation déficiente ni ukurya indyo ikennye. Impamvu zatumye iyi myanda idasohoka neza, bwa mbere ni amara arimo imyanda, kabiri ni ukutihagarika bihagije, gatatu ni ukugwara indwara z'umuriro, kane ni ukurya indyo ikennye. Noneho ndavuga kuri bikerero cyane, car les fonctionnements dire n'est pas optimal. Iyi impyiko zawe zidakora bihagije, avant même qu'on les détecte cliniquement, ushatse zikazana ni umurimo wazo utari wajya no kwa muganga. Une augmentation de toxines se produit dans le sang. Iyo umuntu atihagarika cyane, imyanda iba myinshi mu maraso. Les substances de déchets que les reins doivent éliminer par l'urine sont des poisons. Imyanda yari gusohorwa n'impyiko idasohotse, ibisigaye mu mubiri wawe ari uburozi. Très violent, n'uburozi bubi cyane. Impyiko itihagarika bihagije, ibyo yari kwihagarika yari imyanda, none ntivuyemo ubwo ubitse uburozi mu maraso yawe. Les substances de déchets que les reins doivent éliminer par l'urine sont des poisons. Il suffit de savoir que 3 jours sans produire d'urine sont suffisants pour que survienne la mort par auto-intoxication. Urangije iminsi itatu itihagarika, yarangiza birahagije kuba ushobora no gupfa wishwe n'imyanda iri mu maraso. Noneho infection ou inflammation dans une partie du corps. Mu migabane imwe les germes qui causent les infections, tout comme les cellules affectées par l'inflammation, produisent une grande variété de toxines qui passent par le sang, affectent ainsi tout le corps. Ubundi imbuto z'indwara iyo zibitse mu mubiri zikibika mu ngirangingo zigira icyo zitwara zigatera indwara y'umuriro, maze yarangiza hakaba uburozi bw'uburyo bwinshi cyane bwanduza amaraso bikazafata umubiri wawe wose. Ibyo icyo ni ikindi. Alimentation déficiente, iyo urya indyo ikennye, abondante en produits industriels et additifs, cyane cyane iyo urya ibyo kurya byavuye mu nganda n'ibirungo, et pauvre en antioxydants, maze ibyo kurya urya bikaba bikennye muri vitamine A, C na E, noneho ubwo buriye nabi birahagije gutuma wuzura imyanda. Les fruits, les légumes et les graines comme celles employées dans les cures de tox, cyane cyane iyo ufashe nk'imboga zandi zavuzwe hirya, ndetse n'imbuto ubwazo zavuzwe hirya, ndetse n'ibinyampeke ubwabyo, sont la principale source d'antioxydants pour notre organisme. Kurya imbuto, kurya imboga, kurya impeke zuzuye birahagije mu kurogwa. Ni ibiribwa bishinzwe kurogora umubiri w'umuntu kandi bikabamo n'irinda mugese ryo mu ngingo. Entre autres fonctions, hamwe n'ibindi byose bivugwa, les antioxydants contribuent à la neutralisation et l'élimination des radicaux libres et d'autres toxines. Birahagije ko bira bintu mu mikorere yabyo byo gukingira umugese harimo n'uruhare rwo kuburizamo no gusohora imbuto zose z'indwara zakwica abantu. Rero ndagira nti ntatinze cyane reka mbarangire neza ko impyiko kunywa amazi ni byiza, impyiko kurya imboga ni byiza. Mu mbuto warya ukaburiye neza ufashije impyiko harimo yitwa watermelon mu cyongereza, akaba ari nayo bita pastèque mu gifaransa, iyo bayita ngo ni amidire. Impyiko pome na onyo n'indimi yo bihuye bifasha impyiko, igifu n'umwijima, yarangiza ubukabwire neza umubiri wawe. Rero hari abigeze bashaka kuvuga ngo mbese umuntu afite infection urinaire iyo bita trichomonase, abandi yakuze, ufata inzuzi z'ibihaza ibiyiko 3 zitonoye zumye zikuze, ukazirya ibiyiko 2, ugafata karoti 2 na tungurusumu 3 ukabirya. Ushatse wabikoramo smoothie, uramutse ufite akamashini ka blend, yarangiza ushatse wabirira rimwe mu gitondo, ushatse warya inzuzi mu gitondo, yarangiza karoti kumanywa ndetse na tungurusumu nimugoroba igihe udatwite, yarangiza ukabikora iminsi 7 ukaba wivuye iyo bita infection urinaire. Rero nk'abavandimwe n'icyerekezo cyiza cyacu
icyo twari twerekejeho ni ukugira umuryango mwiza kandi muzima, kandi dusabwa kumenya neza ibisabwa muri kino gihe cyacu. Muri kino gitabo cyitwa Pour le meilleur pour la vie, bakoresheje mu ijambo page ya 115 baravuga ngo si jamais tu n'as pris foi en moi, je suis fini. Ni bari gusobanura ngo niba utanyiri n'umugabo waganiraga n'umugore we, n'umugore waganiraga n'umugore bati niba muri icyizere ubwo kanje kararangiye. Uyu mugabo n'umugore babureranye icyizere, bimenye neza ko bagira ubukungu, bagira amafaranga, bagira akazi, ariko baburanye icyizere, ishema ryabo n'icyubahiro cyabo kiba kirangiye. Impamvu baravuga ngo witwa François d'Assise Priadier dize, uyu we witwa François d'Assise yaranditse aravuga ati, ari gusenga Imana avuga ati mon Dieu, faites que je cherche plutôt à comprendre, que je cherche plutôt à comprendre qu'à être compris. Mana yanjye ndagusabye yumva kumva abandi aho guhora nkeneye kumvwa. Uko iyo ushaka kubaka urugo ntabwo ukenera kugira ngo uhore ari wowe wumva gusa, ahubwo ugomba no kumva abandi. Hari igihe werekeza aho werekeje habyara impanuka, wabwira mugenzi wawe akabihakana ati si byo. Kubw'ibyo cet objectif dans le mariage a été pris rapidement grâce à l'influence apaisante du Saint-Esprit. Iyo ari ukuteye mu kubaka urugo ushaka ngo ujye wumva abandi aho kumvwa gusa, umwuka wera aragufasha peut complètement résoudre les mésententes d'un couple. Kandi iyo umuntu wese ari uko ateye adakeneye ngo bowe bamwumve ye kumvwa, yarangiza mbese aho arashaka ngo ibyo ari byo byumvikana gusa, ariko adashaka kumva iby'abandi. Iyo wamaze kuvuga ngo reka nkenere ko mbumva nabo banyumve, ibibazo byinshi by'abashakanye birarangira. C'est seulement que d'autres le comprennent, niho abandi nabo bazakumva. Iyo wumva abandi nabo bageraho bakakumva, deviendra égoïsme exigeant et amer. Nuramuka ukeneye ko bakumva wenyine ariko wowe ntubumve, uzasigara wikunda kandi uzaba umunyagahato kandi uzasharira. Niyo mpamvu mu ngingo zigiye zikenerwa kandi ngufi, icyari gikenewe cyari icyo twaruga ngo tugira ingo nziza ariko tugire n'imibiri mizima, kandi tugire n'abana beza, tugire n'umwana mwiza n'abandi. Imana itwemere mu izina rya Yesu.